Inama y'umunsi y'abashakanye. Dore uburyo wagarura icyizere cyasenyutse mu rushako rwawe. Iyo icyizere ubundi cyangiritse cyangwa se cyasenyutse mu bashakanye, inzira yo kwiyubaka isaba kwihangana kwinshi, isaba ubuhanga kandi bikaba kuruta ibihe byose. Nyuma y'uko urufatiro rwawe rumaze guhungabana, kugarura icyizere mu rushako rwawe mu by'ukuri ni uguhindura umubano, biba ari urugendo rukomeye cyane. We n'uwo mwashakanye rero mugomba gufatanya muri kino gihe kugira ngo mwongere kubaka icyizere mwatakaje, kandi mwembi ugomba kwizera ko mufite akazi kenshi ko gukora kugira ngo mubashe kubigeraho. Mwembi rero mufatanyije hamwe no kwiyemeza byimazeyo, ishyingiranwa ryanyu rishobora kuzongera rikaba ryiza cyane. We nk'uwahemutse ntabwo ushobora kubimenya nonaha, ariko urya wahemukiye we kandi mwarashakanye, birashoboka ko kumugarurira icyizere byashoboka. Uyu munsi rero turaganira ku ntambwe mwembi muzakenera gutera kugira ngo mwongere kubaka icyizere mu ishyingiranwa ryanyu. Ntabwo bizoroha rwose, ariko byanze bikunze ku bushake bwanyu ndetse no gukurikiza zino nama, nta buryo na bumwe bitazakunda. Reka duhere ku wahemukiwe. We wahemukiwe rero n'uwo mwashakanye, ugomba kuba witeguye kubabarira umugabo wawe cyangwa se umugore wawe kuri ubwo buhemu yagukoreye. Guhemukirwa n'umuntu ukunda cyane ku isi birababaza ku rwego buri muntu wese atapfa kwiyumvisha keretse yarabikorewe. Ubuhemu rero bushobora kwangiza ubuzima bwawe mu nguni zose zabwo. Gufata umurimo utoroshye wo kubabarira rero ni byiza cyane, ariko nanone kino ni ikibazo gikomeye. Kubabarira bibaho buhoro buhoro kandi mu byiciro. Ntabwo ushobora gutunga urutoki kano kanya ngo uhite uvuga ngo ndakubabariye. Ntabwo ari ikintu cy'ako kanya, ni ibintu bisaba urugendo. Ntabwo ari ikintu cyoroheje, birumvikana. Ugomba rero kubanza ukiha umwanya, ntiwibeshye, ukabanza rwose ukababara, ukagerageza gukira ndetse no kuvuga ibikomere wagize. Ugomba kuba ufunguye niba koko yifuza gutuza ndetse no gutanga izo mbabazi. Bumunyakuri ndetse mubibona yuko bigoranye, uvuga uko wiyumva, cyane cyane ubibwira uwo nguwo waguhemukiye. Nubwo ari ngombwa kuvuga mu mazina ibyo mwashakanye yagukoreye, ariko kandi ugomba no kuba ufunguye, ukamenya igihe nyacyo cyo gutangira kuva muri ibyo bihe byo kukubabaza, hanyuma ukamenya ko ari igihe cyo gutanga imbabazi. Ugomba kuva muri iryo curaburindi ry'agahinda uwo mwashakanye yagushyizemo mu gihe yakubabazaga. Iyiteho kandi ukora ibishoboka byose kugira ngo ubashe gukira. Uwo mwashakanye wahemukiwe, biroroshye kwerekeza ibitekerezo byawe ku byo mwashakanye yakoze, ariko rero nanone reba neza ibyo ari gukora mu bihe nk'ibi barimo kwifuza yuko wahinduka. Gutuza, kwemeranya n'umutima wawe ko ugiye kubabarira ndetse hejuru y'ibi ngibi byose ukaguma ku ijambo ry'Imana, kandi ugakomeza ubuzima bwawe bwo gusenga, nta kabuza uzabikira birenze nuko rwose wabyiyumvishaga mbere. Niba uri uwahemutse, wakora iki muri bino bihe? Uburyo bwose waba warahemukiyemo umukunzi wawe, ni nako ugomba guhora witeguye gusubiza ikintu cyose yakubaza. Ugomba gufungura umutima wawe kandi ugahora witeguye gusubiza ibibazo byose bashobora kuba bafite ku bijyanye n'ubuhemu bwawe. Uko uhemuka cyane cyangwa se wahemutse cyane, ni nako ugomba kuzasubiza ibibazo byinshi, kandi ibyo bibazo bikaba bishobora kuza inshuro nyinshi ndetse bikaba byanaza kenshi mu buryo utatekereza. Mu gihe rero muzamuri muri urwo rugendo rwo kugarura icyizere, bisaba yuko uzaba witeguye guha umukunzi wawe ibyo akeneye, ni ukuvuga umutuzo, umutekano hamwe n'icyizere yuko utazabyongera. Biragoye kubona ibyiringiro by'uwo mwashakanye nyuma yo kumukomeretsa, ariko nanone icyizere ni ikintu kirwanirirwa cyane. Umukunzi wawe aba afite byinshi byo kuba yagusaba cyangwa se nanone yaba akeneye. Aba ashobora kukubwira ibintu wowe utakumva cyangwa se utatekereza ko byabaho. Ashobora wenda nko kukubwira ati uriya muntu mwafatanyije kumpemukira, usibe nimero ye kandi ntimuzongere kuvugana. Binabakubwiye biba ari ibintu rwose uba ugomba gukora niba koko yifuza yuko cya cyizere hagati yanyu gishobora kugaruka. Umwanzuro kuri ibi ngibi rero ni uko kongera guhura n'Imana mwembi mufatanyije hamwe n'uwo mwashakanye, aricyo kintu cya mbere kizabafasha mu mubano wanyu. Kumara umwanya mu masengesho, gusoma Bibiliya ndetse no gushaka inama za Gikristo bikaba bizagufasha kunanira ibindi bishuko no gukomeza kuba indahemuka mu rukundo rwanyu. Ntabwo mugomba gucika intege mwembi. Igihe cyo kongera kwizerana ndetse no kugarura umubano wawe ni iki, kandi ni ikintu cyo kwitaho cyane. Hamwe n'ubuntu, ibyiringiro, ineza ndetse no kwihangana kwinshi, mwembi muzasohoka mukomeye kuruta uko mbere byari bimeze. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima?
Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa3.nimibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.